الدعاء هو العبادة gusaba ubusabe idua niyo ibada nanone mwindi vugo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irongera iti la yaruddu alqadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa albir wa inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqu bi dhanbin yusibu. Intumwa y'Imana yaravuze muri hadisi iti nta gisubizayo igeno keretse ubusabe. Nuvuga ko umuntu ashobora kuba wenda igeno Imana yaramwandikiye ko azakubitwa n'inkuba umunsi uyu n'uyu itariki niyi, ariko kubera gusaba Imana ko yamurindi ikiza bigahuza n'uwo munsi na mbere yawo ko yari yasabye Imana ko Imana yamukuraho ikibazo, wenda yavuga inkuba yavuga iki, Imana imukuraho kiriya kibazo bitewe n'uko yasabye. Hashingiye kuri iyo mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta kindi gikuraho igeno Imana iba yaragennye uretse uko umuntu aba yarasabye. Imana ikaba yaragennye ko umuntu runaka azahura n'ikibazo iki n'iki mu bitamushimishije, ariko kubera gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akamuhindurira akamuha ibyo yasabye Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi hadisi rero ni ishingiro cyane mu kugaragaza ko mu by'ukuri ubusabe bufite impamvu cyangwa se ari impamvu ikomeye cyane y'umuntu guhabwa ibyo yifuza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi gakomeza nubwo ikishingiro nashaka kuvuga ari kijyana ni n'ubusabe idua hano bigaragaza ko idua ishobora mu by'ukuri no guhindura igeno qadar icyari kikugenewe Allah subhanahu wa ta'ala kakigezayo kubera ubusabe wakoze. Hadisi gakomeza ivuga iti nta cyongera ubuzima bw'umuntu nko kugira neza. Uko umuntu arushaho kugira neza mu buzima bwe niko barimo kwifungurira umuryango wo kugira ubuzima burambye ineza. Imana ikunda bagira neza. Hanyuma nanone umuntu ashobora kubura amafunguro kubera ukuntu agomera Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti umuntu ashobora kuziririzwa ifunguro kubera ikosa icyaha runaka ashobora kugwamo. Nukuvuga ko abantu bakwiye gutinya Imana, bakitwararika amategeko y'Imana n'imbago z'Imana, bakamenya ko kugira neza ari impamvu ituma babona ku byo bifuza, cyane cyane ubuzima burambye n'ubuzima bwiza. Hanyuma nanone kugomera Allah subhanahu wa ta'ala ari impamvu yo kuba abantu babura amafunguro ndetse no kuba bagerwaho n'ibihano by'Imana bibabaje. Indi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza agaciro k'idua, naho intumwa yavuze iti ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nuru samawati wal ard. Ubusabe ni intwaro y'umwemera. Nuvuga ko umwemera ibintu bye byose cyane cyane mu bihe bikomeye ashobora kwifashisha idua kandi ibibazo afite akabivamo ku bubasha bw'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Twumvishe mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bari ku rugendo ari batatu, baragenda bagiye kugama imvura ahantu mu cyobo, ikiwe kiraza kiziba umwenge bahisemo bajya kwihisha imvura muri uwo mwobo. Nuvuga ko bisanze bari mu kibazo mu by'ukuri batari biteguye, ariko kubera impamvu yo kuba barabemera Imana bakoresheje intwaro yo gusaba, basaba Allah bakoresheje ibikorwa byabo byiza bakoreye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bakuriramo abakura mu kibazo ryabuye rivaho, kandi ntawe bahamagaye nta n'ubibafashijemo uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Uvuga ko ubusabe rero ni intwaro y'umwemera wa imaduddin, ni inkingi ikomeye cyane y'idini, kubera ko mu by'ukuri iyo umuntu asaba Imana ntagire undi asaba, ibibazo bye byose akabona ko bikemurwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri aba ari umuntu uhagaze ku idini bya nyakuri. Kandi ubusabe ni urumuri rw'ijuru n'isi. Nukuvuga ko imiryango ya Allah subhanahu wa ta'ala y'ijuru bifunguye mu kwakira ubusabe bw'abantu igihe cyari cyo cyose abantu basabye Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanone mu gushimangira agaciro k'ubusabe yaravuze muri hadisi yaturutse kwa Salman radhiallahu anhu, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize iti inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Mu by'ukuri nyagasani wanyu nyir'ubuzima buhoraho nyir'ubuntu agirira isoni umugaragu we iyo yazamuye ibiganza bye cyangwa se intoki ze hejuru mu kirere, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akaba
intoki ze yazigarura imbokoboko nta kintu ahawe. Ni ukuvuga ko Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye gufasha abantu, kandi mu by'ukuri n'ubusabe bwabo abwakira iyo bazamuye amaboko bamusaba. Nanone mu mvugo z'intumwa y'Imana zishishikariza abantu mu by'ukuri kujya basaba iteka bagasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo intumwa y'Imana yavuze muri hadisi yaturutse kwa Anas, iravuga iti la ta'jizu fi du'a, muramenye ntimukarambirwe no gusaba. Gusaba ntibikabarambire, ntibikabananire. Fa innahu lan yahlika ma'a du'a'i ahad, kubera ko nta numwe uzorama kandi afite ubusabe. Nuvuga ko umuntu uri ku busabe ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kumurekera mu bibazo bye byarimo, nta nubwo ashobora korama, nta nubwo ashobora kugera ahabi umuntu ashobora kwitegereza ko ari habi igihe ahagaze ku busabe yishyize mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Izi zose n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikwereka agaciro k'ubusabe, agaciro k'ubusabe. Ndetse na mbere y'izi mvugo mwari mwabonye imirongo yo mu gitabo cy'Imana gitagatifu Quran igaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ari we wakira ubusabe, ari we ukura abantu mu mage, ari we ugaragaza ko ari bugufi y'abantu kandi asubiza abantu ibyo bamusabye igihe bamusabye. Noneho turebe ingero zabeza mu biremwa by'Imana, uburyo nazo zajyaga uburyo nabo bajyaga basaba mu bihe bigiye bitandukanye. Duturuke ku mubyeyi wacu Adam alayhi salam, ubwo Imana yamutuzaga mu ijuru we n'umugore we Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala akamuha ibwiriza ryo gukoresha ibiri mu ijuru no kurya ibiri mu ijuru, uretse igiti kimwe yamubujije. Ariko kubera ubugome bwa shaytan akamugendera si rimwe si kabiri, akamushyiramo wasiwasi we n'umugore we, bikageza aho baza kukirya. Adam yaje gusanga mu by'ukuri ahangaha atarubahirije itegeko ry'Imana. Imana yicuza ku Mana, Allah subhanahu wa ta'ala yakira ukwicuza kwe, akajya asaba Imana kugira ngo Imana imubabarire icyo cyaha cyo kurya kuri icyo giti Allah subhanahu wa ta'ala yari yaramubujije, agira ati rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nyagasani Imana, twebwe twahuguje imitima yacu, twanga gukurikira gahunda wari waduhaye kubaho hano mu ijuru no gukoresha ibyo waduhaye, twiha n'iby'ikirenga. Twahuguje imitima yacu Nyagasani, fa in lam taghfir lana, nutatugirira impuhwe ngo utugirire imbabazi, utugirire n'impuhwe, mu by'ukuri tuzaba mu manyagihombo. Uwo ni Adam alayhi salam. Hanyuma uze ku ntumwa y'Imana Ayub alayhi salam. Intumwa y'Imana Ayub yabayeho ari intumwa ifite ubushobozi, ifite urubyaro, ifite imitungo, ifite ubuzima bwiza. Ariko igihe kikagera Allah subhanahu wa ta'ala ku mpamvu n'ubugenge bwe aramugerageza, amugerageza ku rubyaro rumushiraho, amugerageza ku mutungo umushiraho, byose bimaze kumushiraho amugerageza no ku mubiri we. Ayub ararwara igihe kirekire cyane, ararwara kugeza ubwo ku mubiri we nta nyama yasigaye uretse ururimi n'umutima gusa. Ururimi akoresha zikri, n'umutima akoresha atekereza Allah subhanahu wa ta'ala, nawe akoresha zikri mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bwari n'ubusabe bwe, avuga ati Nyagasani Imana, ntacyo bitwaye umubiri wanjye wose ubicyo uko ubishaka, ariko uzansigire umutima n'ururimi kugira ngo nkomeze gukora zikri. Ayub yasigaranye umutima gusa n'ururimi, ari amagufwa ari aho ngaho gusa, ndetse nabo yarasigaranye mu magore baramutaye, abo yaraturanye nabo baramwamaganye kubera ubuzima Ayub yanyuzemo. Ariko rero Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bwa Ayub. Ayub abonye ko amaze kugera aho abagabo ibintu bikaze, bamwe mu bantu b'abasesenguzi baravuga bati ziriya nyo cyangwa se ubukoko bwaryaga umubiri we ku buryo umubiri wari warashize ku magufwa ye, zigeze naho zitangira guhekenya ku mutima we. Yaravuze ati noneho ndagendesheje, kubera ko umutima nicyo cyonyine cyari kimfashe, ururimi rwanjye nirwo rwonyine nari sigaranye nkora zikri.
ibindi byose narabyihanganiye kandi n'ubu niteguye kwihangana, ariko ho bigeze ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri ko yanyorohereza. ubwo Imana ivuga kuri Ayubu igira iti wa Ayuba iznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Na Ayub igihe amagaraganya Nyagasani we avuga ati mu by'ukuri Nyagasani Imana nafashwe n'ikibi, nagezweho n'ikigeragezo kinkomereye, mbura urubyaro, mbura umutungo, mbura umubiri, mbura n'ubuzima, bigeze ahangaha noneho ngeze no ku rwego urunguru ureba, kandi mu by'ukuri niwe nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Impuhwe zawe zirenze byose, zuje byose, ntacyo navuga, uko ndiho urakureba, aho bigeze nkeneye impuhwe zawe. Ni nk'icyo ngicyo Ayubu yashaka kuvuga, arimo arasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yavuze iki hano? Arwe fastajabna lahu, twaramwumviye Ayubu, twumva ubusabe bwe, fakashafna ma bihi min dhur, tumukuriraho ikibazo cy'uburwayi yari afite. Allah subhanahu wa ta'ala yakuriho Ayubu ikibazo cy'uburwayi yari afite kubera kuzamura kwe amaboko, ari umuntu wishyize muri gahunda yo kubaha Imana kandi yari n'intumwa y'Imana. Imana imukuriraho ikibazo, yarabaye amagufwa hasigaye inyama ebyiri gusa. Allah subhanahu wa ta'ala aramukiza, noneho Imana imukuriraho cya kibi kandi imuha abantu be, imuha nanone kongera gutunga ibye n'abantu be. Izo ni impuhwe kwa Allah, zituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iravuga iti rahmatan min indina, ni impuhwe ziduturukaho twebwe, n'urwibutso kuri babandi bazajya basaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ko kuri babandi n'urwibutso, abagaragu b'Uwiteka b'Imana, n'urwibutso kuri bo kubona nk'intumwa y'Imana Ayubu yari igeze mu bihe nk'abiriya, mu bihe by'amage, yazamura amaboko Allah subhanahu wa ta'ala akamwakira ubusabe bwe. Wenda hari nk'abajya barwara bakavuga bati ndarembye ngeze kuri wewe umurwayi, ubu ngubu none ahangaha niwe ngira ngo wumve neza. Ubu sura rwaye kugeza ubwo umubiri wawe nta n'inyama n'imwe isigayeho, ubu sugeze kure cyane kugeza aho Ayubu yarageze. Ariko nyamara igikenewe nuko umutima wawe ushyiramo icyizere kwa Nyagasani wawe, ukabona ko Nyagasani wawe kuri buri kintu icyo ari cyo cyose ashoboye. We washoboye gusubiza Ayubu ubuzima bwe, hanyuma akongera akambika amagufwa ya Ayubu inyama, nyuma yuko yari yaramaze kuba umuntu w'amagufwa gusa. Yananirwa kugukura aho uri aho ngaho kuri ubwo buriri, yananirwa kugukura muri ubwo burwayi bw'igihe kirekire umazemo kitangana nk'igihe cya Ayubu alayhi salam. Nukuvuga ko ikibazo niwe kireba. Gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, niba uri kuri gahunda za Allah, Allah akakwakirira kandi akaguha icyiza mu buryo bwose bushoboka. Niba ari ukuguha ubuzima bundi akabuguha, niba ari ukugutabarura akagutabara ukanatabaruka utandagaye udasuzuguritse, kandi akagushyira mu beza kubera gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ko rero abarwaye ingabo yabikomeye n'intwaro yabikomeye n'ukwishyira mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala, no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala nabo bakorere ihsan, na ihsan ikomeye yakoreye Ayubu alayhi salam. Kandi ibyo ku Mana biroroshye. Imana yaravuze iti wa dhikra lil abidin, n'urwibutso ku bantu basenga kandi bagasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mazo byabo bagiye bafite. Ayub gukira kwe ntugire ngo byafashe iminsi n'amaseru musi, reka da. Umudamu yarasigaranye umwe yagiye kumuhahira, yaragarutse amusanze aho yarari, aramubaza ati ko hari umuntu w'umurwayi wanjye nasiza, ntabwo wamenyera umuntu waje akamukuraho akamwigizayo, bimeze bite? Umurwayi wanjye yagiye hehe? Ayubu atangira gusa nkaho mbese amwenyura amubaza ati ese wanyobewe? Ni njyewe Ayubu, ni njye wari wasiza. Allah subhanahu wa ta'ala yankoreye ihsani ikomeye, ansubiza ubuzima bwanjye mu kanya gato. Ko Allah subhanahu wa ta'ala yashatse gukora ikintu ntigifata umwanya, warategeka gusa ati ba
kikaba nk'uko abishaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntucike intege rero murwayi, ntuce icyizere kwa Allah nyagasani wawe. Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kugukura mu bibazo niba umusaba. Numusaba, nutamusaba ibyo ni ibyawe. Reba indi ntumwa mu ntumwa z'Imana, ntumwa Yunus alayhi salam, igihe yari mu nda y'isamaki. Tekereza umuntu gufungirwa mu nda y'isamaki. Imana yamufungiye mu nda y'isamaki kubera ko yari yanyuranyije n'uburyo Imana na gahunda Imana yari yamuhaye. We Imana imwohereje mu karere ka Nainawa, niho yoherejwe. Yaragiye akora ibwiriza butumwa igihe kirekire, abura abantu bemera Imana subhanahu wa ta'ala, bakomeza kwigomeka, ageraho asaba Imana kugira ngo iboreke abantu 100,000 cyangwa se barenga. Noneho asaba Imana subhanahu wa ta'ala ko yamukura muri icyo kibazo. Nkaho yategereje itegeko ry'Imana mu minsi 3 Imana yamuhaye, we yahise yigendera. Agiye yuriye ubwato, Imana itegeka ko ubwato umujugunya mu mazi, baramunaga mu mazi. Nta nubwo ari ukunagwa mu mazi, anazwe mu mazi. Nanone Imana itegeka ifi kwimumira, ariko Imana nanone ariko yayihaye amabwiriza. Irayibwiriza iti wasamaki uramenye, nturye ku nyama ya Yunus kandi ntunamukomeretse n'igufwa. Ayo ni amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ifi yamumize nk'uko yakabaye, aramanuka no ku mucanga mu nyanja yibera hari. Agezemo atangira kuvuga ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atangiye gusaba Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nta yindi Mana iri ukwiye gusengwa by'ukuretse wowe nyagasani Allah. Uratagatifutse, ubutagatifu n'ubwawe. Mu by'ukuri Imana ngewe nari mu bantu bahuguje imitima yabo. Ubu nibwo busabe Yunus yakoresheje kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala mukure mu nda y'ifi. Amaramo iminsi 40. Nyuma y'iminsi 40 akomeje gukoresha ubu busabe, Imana iravuga iti fastajabna lahu. Twaramwumviye Yunus alayhi salam, turamwumvira aho yarari. Kubera ko aho yararyamye aho ngaho, tekereza muri prison mu nda y'ifi mu mucanga mu nyanja, arimo gukoresha ubu busaba. Marayika baramwumvise, baravuga ati nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, turimo turumva ijwi ry'umugaragu wawe, twari dusanzwe turyumva ariko aho turimo kuryumvira ni hasanzwe. Allah subhanahu wa ta'ala babimubwira, kandi we ari ufite ubumenyi kuri buri cyose. Aravuga ati umugaragu wanjye Yunus. Imana iti fastajabna lahu, twaramwumviye. Wanajaynahu min al-gham, tumukura mu bibazo, kibazo gikomeye cyane, gufungirwa mu nda kandi mu nyanja ku mucanga mu nda y'isamaki. Imana none ikabwira abantu, ikabwira abemera iti wakadhalika nunjil mu'minin. Ni nkuko nguko kandi abemera Imana nabo tubarokora. Nuba ko kuba Yunus yarisanze mu kibazo gikomeye cyane nka kiriya, agakoresha ubu busabe, Imana ikamurokora. Imana ntabwo ubusabe yabugize ubw'umwihariko kuri Yunus. Yaravuze ati ahubwo n'abandi bose bazakoresha ubusabe nk'ubu ngubu igihe bari mu mage akomeye, Allah subhanahu wa ta'ala arabemera. Allah subhanahu wa ta'ala azabarengera, Allah subhanahu wa ta'ala azabarokora, Allah subhanahu wa ta'ala azabakura mu bibazo. Nibirashimangirwa n'imvugo y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze iti da'wat Zinnun, ubusabe bwa Zinnun Yunus alayhi salam, izwa fi batn al-hut, ubwo yari mu nda y'isamaki, yaravugaga ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ni duwa yoroshye cyane, muvandimwe mu Islam birakoroheye kuyifata. Intumwa y'Imana no hekavuga iti fa innahu, mu by'ukuri iyi duwa lam yad'u biha muslim, nta muislamu n'umwe wakoresheje iyi duwa, ubu busabe agasaba Allah subhanahu wa ta'ala ku kintu icyo ari cyo cyose, illa stajaba lahu, uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala yamwumvise akamuha ibyo asabye. Ubu se we muislamu uri mu bibazo, we muislamu uri mu mage, ushobora kumbwira ko uri mu mage kugeza ku mage ya Yunus aho yari mu nda y'ifi? Urashaka kumbwira ko uri mu bibazo bikomeye kurusha ko umuntu ari mu nda y'ifi nanone mu nyanja ku mucanga? None se Imana yakuye Yunus hariya ahantu, niyo yananirwa kugukura we muri utwo tubazo twawe? Imana urabona byayinanira kwikura. Ubaye umunyakuru ukabumwemera ugasaba Allah. Abantu bimenyereze gusaba Allah. Allah ni urangiza ibibazo wenyine. Abandi biha gusaba ibindi bitari Allah, abo barahombye kandi bazahora bahomba
n'imbere y'Imana bazabona ibihano bibabaje, ko ubusabe n'isengesho rigomba gukorerwa Allah wenyine, nta wundi abangikanyijwe nawe. Iyo abantu rero bihaye gusaba ikindi kitari Allah, icyo nanone kiba ari ikindi kibazo, nkibangikanya ryose abantu bicara babwirwa. Ibibazo rero byose uko byaba bingana imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala ni bito cyane. Allah subhanahu wa ta'ala kubirangiza nakanya gatoya, none se Yunus yavuye nyuma y'iminsi 40, yavuye mu nda y'ifi ku itegeko ry'Imana. Imana ibwiye ifi kugira ngo imushyire ku butaka ku nkengero z'uruzi, ari umurwayi kabisa, uruhu rwaramushizeho, aho yagaramye aho ngaho n'inyoni Imana yoherezaga ikaza amata. Inyoni, iyo nyoni ntabwo wamenya ni inyoni yari imeze ite, ni Allah ku itegeko ry'Imana. Naho yagaramye aho ifi yamushyize aho ngaho, Imana yahise hameze igiti gifite amashami n'amababi meza. Uko cyahuhaga byabaga bimeze nkaho ari icyomoro kuri Yunus alayhi salam. Mu kanya gato yari yamaze gukira, kubera ko n'itegeko ry'Imana ryo kuba yarakiriye ubusabe bwe kandi no kumukura mu kibazo. Nawe rero mu Islam mu by'ukuri ndumva ibibazo byawe bitagejeje aho ngaho, uramutse ubaye umunyakuri ugasaba Allah wenyine, Allah yagukura mu bibazo. Izo ni intumwa zose twakomeje kuvuga. Noneho waza ukareba ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nkuko izindi ntumwa zose zasabaga ubusabe Allah subhanahu wa ta'ala akabwumva, nako ni ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo yajyaga isaba kandi ubusabe bwayo Allah subhanahu wa ta'ala akabwumva. Ingero turazifite ni nyinshi. Reba nkaho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabiye nyina wa Abu Huraira, aho Abu Huraira yajyaga akorera nyina ibwiriza butumwa, abwira nyina ati, mama mubyeyi wanjye, emera Imana, emera Allah, wemere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo uzatsinde. Nyina aho kugira ngo akora ibyo cyangwa se avuga ibyo, agahitamo kubabaza Abu Huraira, avuga kuri Abu Huraira ibintu bitari byo. Ibi bintu ntabwo ari byo rero. Ni ngombwa ko abantu bagarukira Allah subhanahu wa ta'ala. N'uyu nyina wa Abu Huraira yagombaga kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala, ariko Abu Huraira abonye bimurambiye, abonye atanabyumva, aragenda abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arayibwira ati, ntumwa y'Imana, umubyeyi wanjye ntako ntagize kugira ngo abe umuyisilamu, kugira ngo yemere Imana, anemere kuri intumwa y'Imana, ariko noneho uyu munsi ni nkaho yanyiciyeho. Ntabwo ashaka ko hari ikindi nzongera kumuvugisha kubera uw'Islam, nta nubwo ashaka ko hari ikindi nzongera kumubwira mvuga kuri wowe. None ntumwa y'Imana nsabira Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo Imana imuyobore idini. Intumwa y'Imana nta kindi yavuze uretse ko yavuze iti, Allahumma hdi umma Abi Huraira, nyagasani Imana yobora nyina wa Abi Huraira. Gusa ako kanya Abu Huraira akasa asubiye inyuma, agiye kureba nyina, asanga nyina arimo aravuga ati, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ubwo nyina wa Abu Huraira babaye umuyisilamu kubera ubusabe bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yasabiye umusanyanyendo Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu akiri umwana mutoya. Nyina yamujyanye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahageze ari uruhinja, intumwa y'Imana iramufata, iramuterura, noneho irimo kumuhanagura mu kanwa ikoresheje itende. Irangije iravuga iti, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, nyagasani Imana uyu mwana uzafasha uyu mwana, uzamuha ubumenyi mu idini, umuhe n'ubusesenguzi gusobanura ibintu. Abdullah ibn Abbas ko kwiduwa y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaramufashe, ku buryo Abdullah yari mu bantu b'abahanga muri Quran, muri tafsir, muri fiqh, kugeza ubwo bamwise inyanja y'ubumenyi Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Intumwa y'Imana yasabiye Anas radhiallahu anhu, nawe ari uruhinja. Intumwa y'Imana iravuga iti, Allahumma akthir malahu wa walada, nyagasani Imana uzamuhe imitungo myinshi, uzamuhe n'urubyaro rwinshi. Anas yabonye urubyaro rwinshi, Anas yabonye imitungo myinshi. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irongera ikagisaba, irimo gusaba ku munsi
hari urugamba rumaze kurema rwa Badri, intumwa y'Imana mu busabe yakoreshaga kuri uwo munsi yaravuze iti Allahumma anzili ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Nyagasani Imana, mpa ibyo wansezeranyije. Nyagasani Imana, igihe ni iki cyo kumpa ibyo wansezeranyije. Isezerano ry'Imana ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni intsinzi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abemera igihe cyari cyo cyose. Imana rero yafashije yakiriye ubusabe bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi ntsinzi yatumye intumwa y'Imana itsinda abakoreshi n'abambari babo bari baje kurwanya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rugamba rukomeye rwa Badr. Ibi rero byose ni ingero z'ubusabe bw'intumwa z'Imana. Imana ize amahoro n'umugisha mu bibazo bigiye bitandukanye no ku mpamvu zigiye zitandukanye, nkuko wabonye hari ababaga basaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ababarire icyaha baba baraguyemo, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala abakure mu kibazo barimo, nkuko wabibonye kuri Yunus alayhi salam ndetse na Ayub alayhi salam ko bari mu bibazo bigaragara. Hanyuma no ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusaba isabira abantu bagiye batandukanye, kandi ubusabe bwabo bukakirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Niba rero ubusabe idua ari itegeko ry'Imana nkuko Imana ibivuga muri Quran iti ud'uni, munsabe nzabaha, rikaba ari itegeko ry'Imana twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abeza mu biremwa by'Imana bakaba barajyaga basaba. We mu Islam ubona ko ibibazo byawe bizakemurwa n'ubundi buryo utishyize mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala, udasabye Allah subhanahu wa ta'ala? Urabona ko hari undi wagukura mu bibazo byawe ufite by'ubutindi, by'ubujiji, by'uburwayi, ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwawe uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wihariye rero kurangiza ibibazo by'abantu binyuze mu busabe. Ubusabe rero kubashaka kubukora bifite imico runaka umuntu agomba kwitwararika, cyangwa se ibintu runaka umuntu agomba kwitwararika kugira ngo ubusabe bwe bushobore kwakirwa. Icyambere usaba agomba kwitwararika, ugomba kwitwararika ibihe urimo gusabamo, ko ibihe byose ntabwo ari bimwe n'ahantu hose ntabwo ari hamwe. Burya gusabira ku butaka bw'Imana ku ngoro y'Imana Maka, ubusabe bwa hariya ntabwo wabunganya n'ubusabe bw'ahariho hose, kubera ko ubutaka bwa Maka n'ubutaka bukunditse ku Mana subhanahu wa ta'ala nkuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabivuze. Ubutaka bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina na hano nanone n'ubutaka bw'Imana, kandi ubutaka igihugu cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idua za hariya hantu zitandukanye n'idua wasabira ahandi hari hose. Hanyuma noneho aho ni ahajyana n'ahandi kubijyana n'ibihe rero. Hari ibihe runaka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatweretse ko ari ibihe byiza kuruta ibindi. Bishobora kuba ari nijoro, cyangwa se ari ku manywa, cyangwa se ari mu munsi, cyangwa se ari igihe runaka. Ibyo bihe iyo umuntu abikoreshejemo cyane cyane niho ubusabe bwe bukakirwa cyane, kubera ko ni ikintu cy'umuco mwiza umuntu yagomba kwitwararika igihe agiye gusaba. Nko muri ibyo bihe ni nko ku munsi wa Arafa. Urugero, umunsi wa Arafa intumwa y'Imana yavuze ko ubusabe bwo ku munsi wa Arafa budasubizwayo. Allah subhanahu wa ta'ala ntasubizayo ubusabe bwo ku munsi wa Arafa. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti afdalu du'a du'a yawm Arafa, ubusabe bwiza bubaho ni ubusabe bwo ku munsi wa Arafa. Wa afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ubusabe bwiza ni ubusabe bwo ku munsi wa Arafa, n'ubusabe nakoresheje njyewe n'intumwa zambanjije imbere yanjye, nukuvuga ngo ijambo rya tauhid la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ikindi gihe cyiza umuntu ashobora gusabamo nanone ni mu ijoro ry'intuza, ijoro ry'ubugabe, ijoro rya Lailatul Qadr. Ubusabe bwo mu ijoro rya Lailatul Qadr ni ubusabe bugenda bwihuse, kubera ko Imana yavuze ko ijoro rya Lailatul Qadr ari ijoro ry'imigisha ryamanutseemo Qur'ani. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Qur'an twayihishuye, twayimanuye mu ijoro rifite imigisha. Iryo joro Imana iravuga iti fiha yufraqu kullu amrin hakim. Muri iryo joro Allah subhanahu wa ta'ala tatura ibibazo byose by'abantu bitandukanye. Harimo ibibazo bitandukanye by'abantu barimo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Imana muri iryo joro ariho irimo gutatura ibibazo by'abantu, ariho irimo gushyiraho gahunda ku bantu,
nuvuga ko ubusabe uzasaba bukajyana no kuba Allah subhanahu wa ta'ala arimo gushyiramo izo gahunda, arimo gutatura ibyo bibazo, ubusabe bwawe bugenda vuba kandi bwakirwa vuba. Ni nk'ubusabe bwo ku munsi w'ijuma. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko mu ijuma, ku munsi w'ijuma harimo isaha ubusabe budasubizwa inyuma. Abantu bagomba gukoresha amasaha y'umunsi w'ijuma kugira ngo basabe Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko imwe muri isaha ku munsi w'ijuma ubusabe bw'umuntu bwakirwa bwangu kandi budasubizwayo. Nanone ikindi gihe umuntu ashobora gusaba mu busabe bukihuta ni mu rukerera, mu gice cya gatatu, mu cya gatatu cya nyuma cy'ijoro, uhereye nko mu masaa 9 umanuka ugana ku iswala ya fajiri ya mu gitondo. Hariya niho Allah subhanahu wa ta'ala bari ku kirere cya mbere iki ngiki avuga ati ninde urimo kunsaba ngo muhe, ninde urimo kunsaba imbabazi ngo mubabarire, ninde ufite ikibazo ngo nkirangize. Igihe Allah rero arimo kuvuga gutyo ngo ninde ufite ikibazo ngo nkirangize, niho wagombye nayo kuzana ibibazo byawe. None abantu bariryamira ntibashaka gutura ibibazo byabo Allah, barangiza bagashaka kozo. Birarangira guteze? Aho ibibazo birangirira n'igihe ibibazo birangirira wamaze kuhamenya, naho ngaho ugomba kurangiriza ibibazo byawe. Haguruka mu ijoro, wisukure, uhagarare, hanyuma usabe Allah subhanahu wa ta'ala ku masaha ya nyuma, uhereye mu masaha 9 kugana saa 10 n'igice. Ariya na masaha rwose ubusabe bwawe buhuza na yamvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho aba yiteguye kubabarira abantu ibyaha, no guha abantu ibyo basabye, no gukura abantu bibazo bafite, no kwakira ubusabe bw'abantu bugiye butandukanye. Aho nahandi rero muvandimwe mu Islam wagombye kwitwararika, ukamenya igihe ubusabe bwawe wabukorera naho wabukorera. Ntabwo ari ugupfa gusaba gusa ngo ngiye gusaba, usabiraho ahariho hose. Ahandi ushobora gusaba ubusabe bwawe bukihuta ni nyuma y'iswala, uhereye kuri salatul fajri kuzamuka y'iswala zose. Burya iyo abantu bamaze kubaha Imana, mu kintu gikomeye abantu bakora kigashimisha Allah subhanahu wa ta'ala no kubahiriza iswala. Iyo abantu bamaze kubahiriza iswala, kandi ntabwo ari umuntu ashaka kuvuga ko biba bikozwe ku musigiti umwe, ni imisigiti isi nzima yose abantu bamaze kubahiriza salatul fajri mu bihe bigiye bitandukanye. Salatul fajri iyo uzamuye amaboko yawe cyangwa ibiganza byawe urimo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yumva ubusabe bwawe nyuma y'iswala. Ahangaha rero rwose ni ahantu abantu bagomba kwitwararika nko twabivuze, kugira ngo bajye bamenya igihe basaba, nihehe basabira, n'iryari basaba, na buryo ki basaba. Noneho icya kabiri, nyuma yuko umenya ibihe n'ahantu ni ushobora gusabira, noneho uburyo ki cyangwa mu buryo ki bundi ushobora gusaba. Ahambere ni igihe uri sujuda wubamye. Intumwa y'Imana yaravuze iti aqrabu ma yakunu al-'abd 'inda rabbihi wa sajid. Igihe umuntu aba ari bugufi cyane kurusha, akaba ari bugufi cyane imbere ya nyagasani we, ni igihe aba yubamye. Mushyiremo ubusabe ku bwinshi, nukuvuga muri sujud mushyiremo ubusabe ku bwinshi. Abantu bagomba gukoresha ubusabe cyane cyane igihe bubamye. Nanone ubusabe bw'abantu burakirwa iyo imvura irimo kugwa. Iyo imvura irimo kugwa burya ni ikimenyetso kimweza Imana ku bisi. Imana yabagiriye imbabazi, Imana yabagiriye impuhwe kugira ngo bashobore kubaho. Imvura ni impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Amasaha imvura irimo kugwa burya ni igihe cyiza umuntu ashobora gusabamo ubusabe bwe bukakirwa. Hanyuma ikindi gihe nanone cyangwa uburyo runaka aho wasabira ubusabe bwawe bukihuta, hagati ya azana na ikama. Bamaze gutora azana burya, mbere yuko bahagurutsa isengesho, ubusabe bwawe uramutse ubuzamuye, Allah subhanahu wa ta'ala yabukwakirira. Nanone ubusabe burakirwa iyo umuntu amaze gusoma Qur'an. Wamara gusoma Qur'ani n'amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala afite agaciro gakomeye cyane, kubera kuba wicaye ugasoma ijuzu 1, 2, 3, 4, 5 kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo urangije ukazamura ibiganza byawe ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala, ibiganza byawe ntabivaniramaho. Hanyuma ahandi ubusabe bwakirirwa nk'iyo wumvishe
isake ibitse, isake ibitse burya ibireba abamarayika, iba yabonye abamarayika, ibirimo kubona ibintu byiza bihitahita. Hariya iyo umuntu azamuye ubusabe, Allah subhanahu wa ta'ala ubusabe bwe arabwakira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwigisha ko umuntu niyumva isake ibitse ari ugusaba Imana mu ngabire zayo. Wakumva umuborogo w'indogobe ukikinga ku Mana n'ibihano byayo n'uburakari bwayo, kubera ko yo iba yabonye shitani indogobe. Hanyuma mu bindi bihe nanone umuntu ashobora kwakirirwa ubusabe ni cyagihe umuntu aba yicaye bugufi y'umuntu ugiye gutabaruka, ugiye kuva ku isi, ari muri sakaratul maut, ndetse yamaze gupfa, agipfa ku kanya, cyagihe umuntu aba arimo kubumba amaso y'umuntu wamaze gupfa, mbese roho imaze kumuvamo, abantu batangiye kubumba amaso ye. Hari ahantu iyo umuntu azamuye ibiganza agasaba, Allah subhanahu wa ta'ala yumva ubusabe bwe, cyane cyane ngira ngo ko abamarayika baba bari aho ngaho bugufi, barimo gukurikira igikorwa nyirizina cyose cy'uyu muntu uba umaze gutabaruka. Hanyuma mu bigomba kwitwararikwa nanone igihe umuntu arimo gusaba iduwa, nyuma yuko tubona ukwitwararika igihe n'ahantu n'ibihe, umuntu nanone agomba gusaba Imana yerekeye qibla. Qibla niho twerekeza uburanga bwacu iyo turi mu masengesho agiye atandukanye, haba cyane cyane mu iswala. N'iswala udakoze werekeye qibla, iswala yawe ntiyakirwa, ko nitege ni condition muri conditions za ngombwa mbere yuko umuntu akora iswala. Kwerekera qibla ni ngombwa mu bintu umuntu agomba kwitwararika igihe agiye gukora iswala. Iyo umuntu nanone agiye gusaba, ugomba gutangiza ubusabe bwawe no kuburangiza usingiza Imana, ndetse unasabira amahoro intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangiza ubusabe ushimira Imana, unasingiza Imana, unasabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma ikindi umuntu agomba kwitwararika cyangwa se mu biranga umuntu ufite ugushaka ko ubusabe bwa kwakirwa, no kwicuza no gusubiza ibyo aba yarahuguje abantu. Ko iyo umuntu yahuguje, mu by'ukuri Imana ntabwo yakira iduwa z'abahuguzi, Imana yakira iduwa n'ubusabe bw'abantu beza. Iki ni ikindi kigomba kuranga umuntu ushaka gusaba. Hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuze ati inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Imana ni nziza, ntabwo ikunda uretse ibyiza. Ubwo rero muri hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku muntu wakoze urugendo rurerure, yahindanye umubiri wose wuzuye ivumbi, yarangiza ubusanzwe ubusabe bw'umuntu uri ku rugendo Allah subhanahu wa ta'ala nta busubiza inyuma. Ariko uyu akazamura ibiganza bye kandi mu by'ukuri ari ku rugendo, agasaba Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ya Rabbi ya Rabbi, nyagasani nyagasani nyagasani, ariko ibyo arya ni haram, ibyanywa ni haram, ibyo yambaye ni haram, n'ibyo byose biri muri haram. Umuntu wumva ko yasaba Imana ibyo byose biri muri haram, ibyo atunze byose ni dhulma na haram, atekereza ko Imana yakwakira ubusabe bwe biturutse. Nuvuga ko umuntu agomba kwicuza no kugaruza ibintu umuntu aba yarahuguje abandi, kugira ngo mu by'ukuri ubusabe bwe bushobore kwakirwa. Icya gatandatu, igihe umuntu asaba, agomba gusaba umutima we n'umubiri we uri ku Mana subhanahu wa ta'ala, kandi agasaba Imana yizeye ko ibyo asaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah bimuha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Musabe Allah namwe mwiringiye mwizeye ko rwose Allah azabakira ubusabe bwanyu. Naho uyu umuntu asabye agasaba ari umubiri gusa, ariko umutima ari ahandi, icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala nawe akomeza kumurebesha amaso ntagire icyo amwihera. Ibi ngibi birashimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze kuri Musa alayhi salam. Musa agenda mu ngendo ze, yasanze umuntu amaze igihe kirekire amaboko ari hejuru arimo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Abwira Musa ati mu by'ukuri maze igihe kirekire narazamuye ibiganza ndimo ndasaba Allah, ariko ubusabe ntabwo burahita.
sabira Allah kugira ngo yumve ubusabe bwanjye. Musa abwira Allah subhanahu wa ta'ala, aramubwira ati umugaragu wawe amaze igihe kirekire atakamba, nyagasani Imana mu cyubahiro cyawe ndagusaba ko wakumva ubusabe bwe. Imana ibwira Musa iti ya Musa, njyewe ninjye munyampuhwe ku mugaragu wanjye kurusha izo mufitiye. Ikibazo cy'uwo mugaragu wanjye niwe kiriho, arimo aransaba umutima we wibereye ahandi. Arimo arasaba Allah subhanahu wa ta'ala kandi umutima we wibereye ahandi, ariko nasaba umutima we werekeje iwanjye ndamuha ibyo yansabye nta kibazo. Nukuvuga ko igihe umuntu arimo gusaba, umutima we ugomba kuba uri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala, n'umubiri we uri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo bitari ibyo urasaba ugakubita imyaka n'imyaniko, ibyo usaba bitaboneka. Umuntu arasaba agasubiramo inshuro nyinshi, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari irimo gusubiramo ubusabe bwawe ku munsi wa Badri, isubiramo ivuga iti Allahumma anjiz li ma wa'adtani, nyagasani Imana mfasha kubona cyangwa se kugerwaho n'ibyo wansezeranyije. Intumwa y'Imana ikabisubiramo kenshi cyane, umuntu akabisubiramo kenshi. Umuntu agomba kwirinda kwisabira kora amati, yiba nakubitwaga n'inkuba, yiba nagiraga nte, yiba cyangwa se agasabira n'abantu be nabi. Ibintu ntabwo byemewe, ubusabe nk'ubwo ntabwo bwemewe. Hanyuma umuntu agasabisha Imana amazina yayo n'ibisingizo byayo. Imana muri Qur'an ravuga iti walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina matagatifu, mujye muyamusabishe Allah subhanahu wa ta'ala azaba. Cyangwa se ugasaba Imana subhanahu wa ta'ala uciye mu bikorwa byiza ukora, nyagasani Imana ibikorwa byanjye bishingiye kuri ibi, nyagasani Imana mfasha. Iyo usabye Imana ushingiye ku bikorwa ibikorwa byawe byiza, Allah subhanahu wa ta'ala agukura mu bibazo cyangwa se akaguha ibyiza. Dushingiye kuri ya hadithi twigeze kuvuga y'abantu batatu nanone bahuye n'ikibazo, bagasaba Imana bashingiye ku bikorwa byabo bakoreraga Allah subhanahu wa ta'ala, babona ko Allah ari ibikorwa yishimira kandi akunze. Bose baramusaba, buri umwe agenda avuga icye, bose Allah subhanahu wa ta'ala bakuriraho ikibazo bari bafite. Hanyuma tugomba kumenya ko nanone nyuma yo kwitwararika ibingibi tumaze kuvuga mu rwego rwo gusaba, hari ubusabe runaka abantu ubusabe butajya busubira inyuma. Umuntu wa mbere ni umuntu uri mu mage, dua ul muftar, uri mu bibazo yasabye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ni umukura mu bibazo. Uri mu bibazo Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuzeho, aravuga ati amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. Mbese ninde usubiza ubusabe bw'uri mu mage akamukuriraho ibibazo bye uretse Allah subhanahu wa ta'ala? Nta wundi. Allah subhanahu wa ta'ala ni urangiza ibibazo by'abari mu mage. Hanyuma kandi ubusabe bw'abari mu mage Allah bwumva vuba. Ubusabe bundi Allah subhanahu wa ta'ala yakira bwangu ni ubusabe bw'umuntu wahugujwe. Intumwa y'Imana yabwiye Muaz aramubwira iti wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab. Uzatinya ubusabe bw'umuntu wahugujwe. Ubusabe hagati yabwo na Allah nta paziya bufite, bugenda rwose bubangutse burihuta cyane, nta paziya. Ubusabe bw'umuntu wahugujwe. Hanyuma ubusabe bundi bwihuta Allah yakira bwangu ni ubusabe bw'umuislamu asabira mugenzi we wundi. Iyo umuntu w'umuislamu asabe mugenzi we wundi akamusabira ibyiza, abamarayika nabo baba baraho baramubwira ati wala kalmithi, nawe nyagasani subhanahu wa ta'ala aguhe nk'ibyo umusabiye kandi abikube. Ubusabe bundi bwihuta ni ubusabe bw'umuntu uba wasibye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti inna lis-sa'imi da'wa la turadda 'inda fitri. Uwafunze afite ubusabe budasubizwayo igihe agiye gusiburuka ni mugoroba. Wawe wiri usibye ukabyitwararika ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu byukuri kugira ngo aguhe ibyo wifuza, anagukureho ibikubangamiye. Hanyuma nanone ubusabe bundi bwihuta ni ubusabe bw'umwana usabira ababyeyi be. Umwana wubaha ababyeyi be akabasabira ha mu buzima cyangwa se nyuma y'urupfu. Ubundi busabe bwihuta ni ubusabe bw'umubyeyi ku mwana we, umubyeyi agasabira umwana we, ubusabe burihuta.
hanyuma ubundi busabe ni ubusabe bw'umuntu uri ku rugendo. Nibi ngibi rwose ni ibintu umuntu agomba gukoresha, n'umwanya umuntu agomba gukoresha mu rwego rwo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kubw'ibyo rero turangije ikiganiro cyacu kubijyana n'ubusabe, saba Allah subhanahu wa ta'ala ko abemera Imana bagomba kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ari ugomba kubafasha no kubakura mu bibazo byabo, wenyine subhanahu wa ta'ala ari ugomba kubaha ibyo bashaka. Ahasigaye nizera ko tuzakomeza iki kiganiro kugira ngo tukirangize neza ku kibazo kijyana n'ubusabe, abantu bamenye uburyo bakwitwararika. Ndasaba izi nyigisho nkeya, ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko izi nyigisho zitanzwe Allah yazigirira umumaro, abantu tukajya twitwaza gusaba Imana subhanahu wa ta'ala, kuko ubusabe ari intware y'umwemeramana. Nkaba mbaragije Imana, mwari kumwe na Gahutu Abdul Karim. Ubwo naho ubutaha mu kindi kiganiro, amahoro n'umugisha n'ibisakare ku